Haleluya. Ubutunzi mufitemo ngo tibwagahomba, nicyo gitukwiye guhumura. Yesu ashimwe. Nanezerewe cyane uyu munsi kuba turi kumwe kugira ngo tuganire ijambo ry'Imana. Shimira Imana yaduhaye kongera kubana namwe. Ndi umwe muri mwe, ndi umwana wanyu, ndi umugeri wanyu. Amen. Ikibyerekana nuko itoje yaje iba mu kabati k'amatoje ya hano. Sanga bayitayeho nk'uko bita ku yandi matoje yose. Naje ntabwo naje kubwiriza. Ibi byerekana nuko presence yaje iba muri ibi. Haleluya. Shimiye abayobozi namwe mwambuye. Abantumiye barambwiye ngo abakristo bavuze ngo baramushaka. Yesu ashimwe. Naje rero ubwanyu. Imana ibahugishe. Nubwo bwije hakaba hari imbeho nyinshi, reka dusangire ijambo ry'Imana tumaze gusoma. Badusomeye hariya muri Yeremiya ibice 33 uhereye. Yeremiya rero ni umuhanuzi umwe mu bahanuzi Imana yahamagaye. Iyo musomye hariya mu gice cya mbere, Imana iramubwira ngo nagutoranije ukiri mu nda ya mama wawe. Haleluya. Harimo isomo rivuga ngo Imana yakumenye ukiri urusoro kandi guhamagarira impamvu. Hari impamvu yatumye uvuka. Yesu ashimwe. Kuko yabwiye Yeremiya ngo guhamagarira kuba umuhanuzi uhanurira amahanga. Nawe hari icyo Imana yagushyiriye ku isi yatumye uvuka agira hano. Haleluya. Yeremiya arahanura, bari mu bahanuzi bavuga ngo ni abahanuzi bakuru ba Yesaya n'abandi bahanuye cyane, ariko Yeremiya akitwa umuhanuzi w'amaganya. Umuhanuzi w'amaganya bitewe n'uko yahanuye aburira Isiraheli, abona ibyago bigiye kuba kuri Isiraheli, urubanza Imana igiye gucira Isiraheli. Isiraheli nk'umukobwa w'Imana, nk'umugeni w'Imana, nk'umuntu Imana yatoranije imukuye muri Aburahamu na Isaka na Yakobo. Haleluya. Mu bihe birebire Imana yarabayoboye ibakura mu Giputa ibajyana mu gihugu cy'isezerano, bajya kurya ibigugu mu gihugu cy'amata n'iki. Imana yababwira ngo muri ubwoko bwanjye, ariko nimugera muri kiriya gihugu muzahanga, nimuhanga timukandibagirwa. Amen. Haleluya. Kandi muzaba mwigerejeho ntimwibagirwa. Burya umuntu agira kwibagirwa mu bitekerezo bye. Amen. Cyangwa se mu ntegeke za kamere ye agira kwibagirwa cyane. Hari igihe ujya muri shomaje ikomeye ugasenga, ugakora jene, ukabwira abashumba bakagusengera, bwacyo Imana ikaguha umurimo ukazamuka, wamara kurya wamara guhaga wicaye neza ntubugisenga, bakubwira bati ngwino umuntu abaye bisi, ukibagirwa iyo wapfuye. Amen. Haleluya. Sinzi akantu nibutse k'intambara mwabonye hano muri za WhatsApp, abantu barega Pastor Gitwaza hariya muri Zayoni. Noneho baza kuzana kandi k'umupasitori umwe muri bo wahanuriye Gitwaza, aramubwira ngo nguru umugaragu w'Imana mu buhanuzi bwo muri Yoshua ngo nta muntu uzakurwanya ngo amushobore. Imana ariko mu mwanya aribagirwa bari bumubwira gute umurwanya. Abantu baribagirwa cyane kandi ari wahanuye. Amen. Abantu baribagirwa bikomeye. None Imana irababwira ngo ntimukibagirwe ibyo nabakoreye. Yesu ashimwe. Reka suri nyakakanga, ntabwo umuntu akundira Imana cyangwa yibutsa Imana n'ibitangaza. Amen. Iyo abantu bibutswaga Imana n'ibitangaza bakayikundishwa n'ibitangaza, Isiraheli ntiyayibagirwaga. Nta bandi Imana yakoreye ibitangaza nka Isiraheli, ariko uzi kwambuka inyanja itukura ukayambuka ahungutse, icyo si igitangaza. Haleluya. Uzi kurya ibyo kurya byatekewe mu gikoni cyo mu ijuru bikamanuka byitwa amana mukabirya. Haleluya. Uzi kubona Imana ikora ikarwana intambara mukicecekera. Imana yabakoreye ibitangaza bikomeye. Amen.
uzi kubona inkoni bayitunga urutare atari igishangaro kavamo amazi bakanywa bagashira inyota. Haleluya. Ariko rero baranga baribagirwa. Reka nkubwire ibitangaza byose wihutira ntabwo bizaretera, ntibizafata Imana muri wewe, umuntu aribagirwa. Ariko ikizatuma Imana uyifata mu bugingo bwawe ni ukuyishurira. Haleluya. Ni ukuyisobanukirwa mu mbaraga zitangwa n'Umwuka Wera. Noneho bagezeyo bibagirwa ya Mana yabo. Uzi ibyo Imana yababwiye. Imana yababwira ngo Imana yibutsa Isiraheli urukundo rwo mu bukumi bwayo. Hariya ku gice cya 2 muri Yeremiya irababwira ngo imbwira Isiraheli urukundo rwo Isiraheli yayikundaga uko yakurikiye Imana mu butayu mu gihugu kidahingwa. Wewe wavuye mu Egiputa ukamurikira mu butayu kubera ko amen. Icya kabiri yibutsa Isiraheli icyo yari yarabagize cyo. Imana imbwira Isiraheli ngo narakubwiza umudugudu w'igihome ngo ni nk'inkingi y'icumu. Amen. Bisobanura ngo naguhaye ubudahangarwa. Nta Abafilisitiya barakunaniwe, Abamori barananirwa, Abamoni barananirwa, abanzi bose ntabwo bakurwanya kuko naguhaye imbaraga. Nakubwiza umutwe sinakubwira umurizo ngo umugisha abanzi bose bakagutera baje mu nzira imwe bagahunga mu nzira zirindwi. Haleluya. Nije wakugize ko abwira Isiraheli ngo uruwera kuwiteka wari narakubwize umuganura w'ibyo bunguka. Reka mbabwire Imana yatugize umuganura w'ibyo yungutse muri Kristo Yesu ashimwe. Nagiye muri sije tabarababwira titre y'inyigisho zacu. Titre y'inyigisho zacu iravuga ngo Yesu ni shingiro ry'imirimo yose Imana ikora, haba mu isezerano rya kera haba mu isezerano zose Imana ibikora yishingikirije kuri Yesu, kandi ibikoresheje Yesu. Rero mwebwe mufite Yesu, mufite ukuboko kw'Imana, mufite imbaraga z'Imana, mufite icyo Imana ikoresha kugira ngo ihindure ibihe. Haleluya. Rero mu nyigisho zacu ndaza kubereka ukuntu muri abantu bahiriwe, mufite amahirwe. Imana ibwira Isiraheli irababwira ngo muri umuganura wanjye kandi muri ubwoko nungutse. Ikindi cya gatatu Imana irababaza gusa gukiranirwa mwambonyeho kwatumye munda mugakurikira ibigirwamana ni ukuhe? Niki ntakoreye basogokuruza banyu? Haleluya. Nikuye gukiranirwa kwatumye munda. Imana irababwira ngo niki ntabahaye je wabazanye mu gihugu cyuzuye ubukire kugira ngo muri umwero muhage. Amen. Ariko mukanibagirwa. Ubikindi Imana yababwira ngo ariko mugezaho munyanduriza iki gihugu muracyanduza kandi mwanduza umwandu wanjye. Umva ibyaha mwakoze ni bibiri. Biri hariya mu gice cya 2. Icya mbere mwaranimuye ari je soko y'amazi y'ubugingo. Icya kabiri mwikorogoshera ibitega mu gitare kandi ibitega bitobotse bitabasha gutega amazi ngo bigire gute biyafate. Haleluya. Ariko Imana irababwira hariya muri titre irababwira ngo ndabakiza kubera ishami rya Dawudi rizumbura. Ishami rya Dawudi ni Yesu. Amen. Kubera Yesu ko azaza zohereza Yesu akamera, ndabakiza kubera uriya. Niho nababwiye ngo Yesu niryo shingiro ry'Imana ikorera abantu, haba mu mirimo yo kurema, haba mu mirimo y'agakiza. Mu mirimo yo kurema haravuga ngo mbere na mbere hariho jambo yari kumwe n'Imana, nta cyaremwe kitaremwe nawe. Mu mirimo y'agakiza n'abo yakoreraga neza mu isezerano rya kera yabikoraga yishingikirije ku ishami rizubura. Kavuga ngo muri Dawidi nzazana agashami, kubera iryo shami ndabagirira ibambe. Haleluya. Nicyo gituma rero mwebwe mufite Yesu none mufite ishingiro ry'imbabazi z'Imana n'ubuntu bwayo n'imbaraga zayo mu mitima yanyu. Niba Yesu, haleluya, Imana yaramukoresheje igakiza abakera atanavuka, twe bizacyura iki twebwe tumutuze? Yesu ashimwe. Bisobanura ko twinjiye mu mwuzuro w'agakiza k'Imana.
nzanifuza ko abantu bahishurirwa Yesu, amen, kugira ngo bishime. Haleluya. Ubaye utaramenya Yesu neza, amen, ntabwo wakwishimira Imana. Cyo gutuma abamurinzi yaririmbye ngo kubimenya ni kwiza rwose, kubimenya ni kwiza rwose, nuwa Yesu shidikanya, ushobora byose aranyira, himizeye nta wamunyanga. Bariza mugenzi wawe bose wizeye Yesu, mubwire rero ngo mu gihe cyose ukimwizeye ntawe uzamukunyanga. Haleluya. Tugendana na Yesu, dufite Yesu, turyama na Yesu, twicaranye Yesu, Yesu ari mu mitima yacu, Yesu ari mu bikorwa byacu, Yesu twaramwizeye, Yesu twaramwizeye, Yesu ni mu mbaraga zacu. Haleluya. Muzukuri icyampa ibyo bintu mukabimenya, mugahumurika, mukanakomera. Rimwe na rimwe nagiye mbibona mu tuntu dutoya twizozi gusa. Amen. Haleluya. Hariya kimwe kera nari nkiri muto, Imana ikimpamagara muri uwo bushonisha mu mwaka w'1980, mfite imyaka 18. Amen. Imana yampamagara ngira urukundo rwo kuyikunda rwinshi ntaranayisobanukirwa. Burya uwo musho ubuzutsukura kugira ariko utarasobanukirwa. Noneho nkunda Imana cyane, ndasenga, ndatarama. Haleluya. Nibuka ko nataramaga kuva leta kugeza dimanche mba mu gitaramo, ariko nanone ukagira ubwoba. Amen. Ugasanga ntubabyumva. Bukeye haza indwara yitwa kolera, cyari icyorezo ka covid. Buriya ibyorezo byose biraza biturutse ahantu, naje simpazi. Amen. Haleluya. None naza dutangira kuyitinya cyane. Turema isoko, tumaze kurema isoko hari ahantu hashushe, bakavuga gukorera ahantu hashushe. Twe dutuye ahantu hakonje haba neje, nakuriye ahantu haba neje. Ukwa karindwi mugatora amabuye y'ubukonje. Amen. None tumaze kurema isoko, tugura ibiryo, turaza kubirira, tugiye kurenga ku misozi ikonje kuko kolera ntabwo yihanganira hakonje. Inzara iratwica, turabibika kubera gutinya kolera. Icyo gihe ndi umukristo ariko ngatinya iki? Kolera. Kandi umukristo ntagomba gutinya. Haleluya. Turagenda tuza kurara ku musozi hagiye kurengera iwacu, turara mu nshuti yacu. Noneho bampaho ndyama n'umukozi wanje wari unikorereye imitwaro, kuko nta modoka twagendaga n'amaguru, nawe aryama hariya, ndaryama. Mu gicuku saa 8 undi wari uryamye ahandi araza arankangura, ni data wacu, arankangura mu bitotsi byinshi. Ni biki? Tugende se? Atoya, hano twaraye umukobwa w'uyu mugabo yarwaye kolera. Kolera twaje duhunga, twayiraye. Amen. Noneho ngira ubwoba ndikanga. Nikaze, ese tugenda atoya haracyari nijoro, turyame turebe ko bwerera rwobo. Ndongera ndasinzira njya mu bitotsi. Ngoje mu bitotsi mbona umuntu araje yambaye taburiye kizi za kiganga. Arambwira ati niki ko ahungabanye? Ndamubwira ati nyamara twaraye muri kolera bitabizi. Amen. Arambwira ati warize ubwoba ne? Ati zana ikiganza cyawe, mu ikiganza. Antera mu rushinge. Arambwira ati nta kolera uzarwara mu buzima bwawe. Yesu ashimwe. Ati kuko turi kumwe, ati kandi ntugomba kugira ubwoba, burya tuba turi kumwe kugira ngo murinde icyago cyane cyo cyose. Rero ko yabwe atumva abantu batangizeye nibo bagomba kugira ubwoba. Izo nzozi ndacyazibo. Naho umuntu wari unikorerewe yanywaga itabi yarakije. Numva nasabukuyeho kiringiti bitotse. Sanga wa muntu ari araboronga yarose nabi. Ari araboronga ndumva ku gitanda cya kumukangura. Kandi umuntu yabwiye atumva baboronga nibere bariye. Amen. Nuko ndakanguka bukeye jana muri academy, tugenda muri bato
ngo twambuke ntwara abantu bamwe bakiza abasirikare ba Kongo bakundaga kunyaga abantu ndabajyana n'icyo gihe narasengaga ngiye kujya bene aho hantu ngasaba amavuta y'Imana y'igikundiro. Haleluya. Ninjira mu banyazi nkabo ntiyagira umpagarika bagahagarika abandi nkagenda bavugira noneho ngenda mvugira abantu ngo mbajyane bambukije ngarutse sanga umwe muri twe twari muri bato yarwaye kolera abandi bahise bamuta na murumuna we yamutaye umugore we nimuha nibuka ko mfite vaccine. Amen. Bidabwira umugore we nimuzuse turamuhagurutsa mushira ukuboko aha ndamufata mujyana ku bitaro babonye arembye baraga ngo nta maserumu njya guhamagara imodoka mushyiramo mujyana kuri general musiga ku gitanda ndataha nambura imyenda ndoga kuko nari nzi ko amen nabaye vaccine ariko ubwo nari nkiri umwana nanone urumva ntabwo nizeye Yesu turi kumwe nizera vaccine. Amen. Umwana mu kwizera yizera ibitangaza yizera udusingi yizera udukondisho nicyo gituma abakristo hano no kubasengera ntabwo twebwe abasaza dusengera abakristo ngo banyurwe kuko turavuga gusa n'amagambo Mana umufashe umukize. Amen. Bakunda abasore babashaganya bakabatera kubita hasi hakaba ibintu bibakangura bagakunda bakumva ko basengera kuko abantu bakunda ibintu bifatika. Amen. Ntibazi kwisengesha no kwizera niba bakunda ibintu icyo gihe naje nemeraga vaccine kwemera ngiri vaccine undimo. Haleluya. Haleluya. Nabaye ingero nyinshi z'ibintu ngibyo Imana yagiye isangamo. Yesu ashimwe. Nashatse kubabwira ko mukomeye cyane kuko mwakiriye Yesu mu bugingo bwanyu kubwo kwizera mwizeye Yesu. Yesu ashimwe. Ubwo mwizeye Yesu muramufite ubwo mufite imbaraga n'ukuboko kw'Imana kwize gute gukomeye. Cyo tumuririmbye yaririmbye tukaririmbe gavuga ngo mbeshwaho kwizera Yesu niringiye ibazize mbubatiwe n'umukiza ukunda nizeye Yesu ntabwo bafite. Haleluya. Sinzi icyo Imana izakora kugira ngo mumenye imbaraga mugendana. Haleluya. N'abashorwaga na marayika bari abanyembaraga Imana yabwiye Gideyoni ngo wamenye imbaraga we kandi bataragira Yesu muri bo bakiganirira n'Imana exterieur. Twebwe dufite Imana interieur kuko icyo gihe umwuka w'Imana ngo yabaga kuri bo ariko muri iri sezerano rishya umwuka w'Imana ari muri twe. Haleluya. Bwiza mugenzi wawe ufite Yesu uko biri kose. Haleluya. Haleluya. Ntiwite ku byo ubona ufite Yesu. Ni kenshi Imana yagiye isanga mu nzozi nahuye n'ibibazo kandi iraguhumura turi. Haleluya. Nabaye ingero nyinshi ariko reka nkubwire nawe muri kumwe. Noneho aho ngereye nafashe iyo Mana kubwo kwizera aho ngiye hose numva ndi kumwe na Yesu numva ngendana na Yesu numva nicaranye na Yesu numva Yesu yarahindutse ubugingo bwanjye. None twebwe dufite Yesu dufite umwuzuro w'imbaraga z'Imana. Bariya igihe Yesu yari ataravuka nanone Imana yarakizaga ishingiye kuri Yesu uzavuka agafira ibyaha byacu kandi ikabakiza bataranamwegera. Naho twebwe tumutuze turi kumwe n'Imana hamwe n'imbaraga zayo. Reka dukomere Imana amashyi yatugiriye neza. Haleluya. Unda Yesu yabereye byose. Yesu ashimwe cyane mu bibazo by'ubuzima. Haleluya. Burya kumenya Yesu bivura stress. Imana ishimwe cyane. Imana muri Yeremiya 33:1 Imana none igiye gukiza Israel bamaze guhura n'ibibazo kubera ko bataye Imana.
Imana irababwira ngo amahoro azagaruka ubwo shami wa Dawidi azungura. Ariko nanone abaye atarungura ayo mahoro yiwe azatanga n'ayabaha. Yesu ashimwe. Haleluya. Navuga byinshi kuri shami wa Dawidi ni Yesu. Ni Yesu. Iyo usomye Yeremiya ibice 23 umurongo wa 5 n'uwa 6 urasanga kandi Yeremiya yaramuhanuye. Amen. Yeremiya aravuga ngo dore iminsi izaza ubwo nzungurira Dawidi ishami rikiranuka, nzohereza ishami rikiranuka, nzohereza Yesu. Haleluya. Aravuga ibintu bitatu ngo azima umwana. Icya kabiri azasohoza gukiranuka mu gihugu, bizatuma dukiranukira Imana, bizatuma Imana itwita abakiranutsi. Umuririmbyi aravuga ngo ubu ni utuma ngira atuma hiranuka ajabukigo bukizi cyane. Haleluya. Ngira mugenzi wangu umukiranutsi ufite Yesu. Haleluya. Ikindi cyo tutazi, ntabwo Imana iturebera mu gukiranuka kwacu, iturebera mu gukiranuka k'umwana wayo uri muri twe. Amen. Irebera ubuzima bwacu mu mwuka, ntabwo iburebera muri kamere. Muri kamere hari intege nke, ariko iturebera mu mwuka ikabona ubuzima bw'umwana wayo twanize kubwo kwizera, ikatubaraho gukiranuka kwe. Sinzi ibyo niba mubyumva. Haleluya. Kuko twambaye gukiranuka. Abakorinto ba kabiri ibice 5 umurongo wa 20 aravuga ngo kuko utarigeze kumenya icyaha Imana yamuhinduye icyaha kubwacu kugira ngo twebwe duhinduke gukiranuka kw'Imana. Apana kwacu kw'Imana nuvuga ngo gukiranuka Imana mbonamo ni ukwacu. Yesu ashimwe. Kuko ngomba gusaba papa, ngomba kugira ADN ya papa. Niba n'umwana w'Imana ndasa n'iki n'Imana. Mbwira mugenzi wawe ufite gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Umwana waje ni muto, izacyangwa abantu Imana umwuka wera abereka ibyo bintu bagubwe neza. Haleluya. Haleluya. Imana indebera muri Kristo Yesu ikabona ndarabagirana. Yesu ashimwe. Nambaye umwenda wo gukiranuka kw'Imana, umwenda utandura nubwo isi igerageza kuwanduza, abantu bakawutera ibyondo ndabyihorera, ntabwo bihungura hakiri kare. Iyo uhunguye icyondo ku mwenda wera kikiri kibisi urawanduza, urakihorera ukacyanika ku masengesho, ku izuba ry'amasengesho, cyangwa kumbuka gikubita ukagihuha ukagumana umwenda wera. Haleluya. Uwo mwenda n'abaganga hejuru yo gukiranuka kw'Imana kwa kundi mu Kristo yahawe ageze ku musaraba. Guhaza umuntu wa mbere aramubwira ngo ibyaha be babariwe, uwa kabiri ngo mwambura ubushwambagara, amwambika umwenda ugize gute udaraje, ariko gukiranuka importe kuvuye ku Mana tuje duhabwa iyo twizeye Yesu k'umwami n'umukiza. Haleluya. Uko gukiranuka niko gutuma twitwa abana b'Imana, tukitwa bera b'Imana. Yesu ashimwe. Nuko twambaye ko gukiranuka. Mukristo amaze kwambara yageze mu nzira ahura n'abandi bagabo. Amen. Igitabo cy'umugenzi kibita ngo naburiye ikiki. Batakiye ku musaraba, batakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza, bakiye mu madirisha bisanga mu rusengero. None Mukristo arababwira ati mwabagabo ko mutakiye hariya duturirwa imitwaro, ko mutakiye hariya ngo mugere Golgotha muhure n'agakiza. Haleluya. Ni gute mwijia? Baramunakira baramubwira uko turimo kose tukurimo, icyiza nuko turimo kandi ko turajyana, uraturushiki ko twese turimo tugenda. Amen. Ubu dushobora kubana hano twese tutaranyuze Golgotha. Haleluya. Ngo twakire Yesu nk'umwami n'umukiza, wenda nzagaruka kubaganirira Golgotha. Shima Golgotha, shima Golgotha, awicha chanje nachokerejwe. Shima Golgotha.
noneho abantu baravuga bati twese turi kumwe Kristo arabihorera mu mwanya baramureba batari kwico turushana uwo mwenda. Amen. Arababwira ati mwahumutse ati uyu mwenda nawuherewe hariya ni umwenda witwa gukiranuka kw'iki kw'Imana. Ati kandi uyu mwenda nigera mu rurembo rwo mu ijuru nibo bazamenyeraho niyo uniform y'abajayo. Ati mfite ubwoba yuko bazabagarurira ku muryango. Haleluya. Twabaye gukiranuka kw'iki kw'Imana bose twizera na Yesu. Bwirira mugenzi wawe ngo ufite gukiranuka kw'Imana. Haleluya. Bibiliya ivuga ngo iryo shami rizaba ishami rikiranuka ngo azasohoza gukiranuka mu gihugu. Mu gihe cye abantu bose bazamwizera bazakizwa. Israeli bazaba mu mahoro. Shami azitwa ngo gukiranuka kwacu. Haleluya. Dukomere Imana amashyi. Yesu ashimwe cyane. Haleluya. Ya katurangize kubera umwanya turebe ibyo Imana yabwiye Yeremiya. Amen. Imana igiye kubwira Yeremiya rero ibintu ubutumwa yamuhaye. Amen. Ibanza kumwibwira mu rwego rwo kuramya no guhimbaza. Ngunda kuvuga impamvu zituma turamya Imana tukayihimbaza. Yesu ashimwe. Noneho muri izo impamvu ya mbere ni uko Imana yivuga ubwayo kugira ngo impamvu ya kabiri ni uko muri iyo mpamvu ya mbere Imana rero yibwira Yeremiya iramubwira ngo ni jewe ugira icyo nakora, ni je ufite imbaraga zo kugira icyo nkora kandi nagikora kikaba. Amen. Ni je ukora, ni je ufite icyo nakora. Sinzi uko nabisobanura ngo musumve. Jewe sifite imbaraga zo gukora ibyo nshaka gukora. Niko bamuririmbye yaririmbye aravuga ngo muri iyi si huzuye umuruho n'amahane, icyo ukeneye cyose simbera ko kibona, ariko Imana iyo irakora iyo ivuze ngo iki kibe kiraba. Yesu ashimwe. None bwira Yeremiya ati ni jewe ukora bigakoreka. Icya kabiri ugomba kumenya Yeremiya ukamenyeraho n'uwo witeka ugira icyo arema ushobora kurema ikidahari kikabaho. Kuko n'Imana izura bapfuye ihamagara bitariho kibiriho ya yindi Aburahamu yizeye. Ishobora guhamagara umugabo akaboneka, fiyanse akaboneka, igahamagarira ingumba umwana akaboneka. Yahamagariye Sara umwana amaze gusaza no kukecura. Haleluya. Umwana araba mu nda ya Sara. Ihamagarira mukabano w'umwana Samusoni araba. Kuko Imana ishobora kureba amafaranga akagaragara. Haleluya. Ikakuremera akazi kakaboneka, ikakuremera ibindi karema. Kuko yo ihamagarira itariho kibihari kandi ikazana ibintu ku busa. Yesu ashimwe. Hari itandukaniro mu Gifaransa entre fabrique na créer. Fabrique ni iki ni fabrique kuko bagikoze mu kindi, ariko Imana ntabwo izi fabrique, iyi irakereya, ihamagara ikintu kinahari kikahaba. Haleluya. Niko kurema, ariko ikunda kurema mu mitima y'abishimye. Iyo ngarutse mu gitabo nanditse cya louange na adoration, igihe Imana yaremye isi n'ijuru yabiremye muri louange, ngo abana b'Imana bararirimbaniraga ngo inyenyeri zikavuza impundu, bavuze impundu baririmba, Imana igahamagara imisozi. Haleluya. Iyo wishimiye Imana igira gute? Irarema. Icya gatatu ngo n'ibyo naremye, ibyo nagukoreye nije ubikomeza. Yesu ashimwe. Ntibihombe, ntibishire, nabiguhamagariye kabikomeza bikabaho. Kuri verse ya 33 Imana ibwira Yeremiya ngo bwira Israeli rero nguko bamenye buryo niba basobanukiwe ngo bantabaze ndabatabara mbereke ibikomeye. Haleluya. Batabasha kugira gute? Gusobanukirwa no kumenya. Imana ibahuje. None ababwira ibintu bigeze kuri 7. Reka mbivuge nihuta kugira ngo mutahe. Yesu ashimwe. Nimunkumbura azagaruka. Haleluya. Ya ikintu cyane ndababwira ngo zabazanira kumera neza, zabagusha neza, zeyura ibyo byago, zakuraho abakandamije, zavanaho ababonye, zongera amaheza amahoro. Kuko nije ukora byose kabikora. Icya kabiri zabahishurira amahoro n'ukuri muri Kristo
Yesu. Icya gatatu, nzagarura abajyanwa n'imbohe banyu bongere batahe. Haleluya. Iby'Imana ibyo Satani yanyaze muri wewe, iby'inzige zariye, Uwiteka Imana azongera ngo gute abigarure mu buzima bwawe. Icya kane, nzabakuraho ibibi byose, bababarire ibyaha byose mwakoreye, bababarire n'ubugome bwanyu. Ya mu gitondo twaganiriye ingero esheshatu Imana yatubabariyemo, bigereranya ukuntu Imana yatubabariye ikomeye cyane. Iyo mbigezeho ndaririmba imbabazi z'Imana. Yesu ashimwe, zitangaje. Haleluya. Ni bwa muntu kandi ikabingurira ku muntu waburiye byavuze ngo ubuntu bw'Imana butangaje nibwo bwambuyeho imigozi. Byavuye se kuki, byavuye ku gushaka kw'Imana yonyine yamuhoye. Si uko nari mwiza, ariko urukundo rwatumye nitwa umukiranutsi. Haleluya. Rwatumye Imana igira umwana wawe. Bibiliya muri izo ngero iravuga ngo ndeye ibyaha byawe nk'igicu cya koko. Icya kabiri iravuga ngo ibyaha byawe ngo nabitaye kure cyane, kuko uburasirazuba hatandukanye n'uburengerazuba. Icya gatatu, ngo ibyaha byawe ngo nabitaye mu ndiba y'inyanja biraroka. Haleluya. Haleluya. Ibi ni ibintu bikomeye muri Mika n'abahanga n'ibice. Icya kane haravuga ngo ibyaha byawe ngo nabitaye inyuma yanjye. Imana ntigira inyuma, ariko kugira ngo yerekane ko yibagiwe ibyaha byawe iravuga ngo nabitaye inyuma mu mugongo. Bibiliya y'igifaransa ya Samuel iravuga ngo derrière son dos. Haleluya. Icya gatanu haravuga ngo ibyaha byawe ngo bizashakwa ntibiboneke, sinzongera kubibona. Icya gatandatu kiravuga ngo ubugome bwawe n'ibyaha byawe ngo sinzabyibuka ukundi. Haleluya. Imana yibagiwe ibicumuro byanjye muri Kristo Yesu. Imana ni Imana. Imana ibabarira umuntu ikibagirwa. Natanze urwo rugero, ariko twebwe tuzatwibagirwa ibyaha kandi turi abanyabyaha. Nababwiye nti nubwo ndi pasiteri y'ucumuyeho ukaza uti pasiteri mbabarira, ndakubwira ngo ndakubabariye. Wacumura ubwa kabiri waza uti pasiteri mbabarira, mbere yo kukubabarira nkabanza nkabara kabaye kangahe? Ariko Imana iyo nibwiye ngo Mana mbabarira, irambabarira ikibagirwa, ikabita mu ndiba y'inyanja, ikabita inyuma yayo, ikabyeyura. Nongera gucumura kikaba icya mbere, ikigera kibagiwe, kandi nacyo yakimbabarira ikakibagirwa burundu. Haleluya. Haleluya. Imana rero ibwira Yerusalemu, irayibwira ngo nzakwibuka, uyu n'umurwa nawo nzongera mwubake. Ubu Israeli ifite izina, hari igihe yahabaye yarazibye ku ikarita y'isi, ariko ubu ngubu irubakize irakomeye. Nibyo Imana nibyo Yeremiya yahanuraga, kandi biriya Imana yakoreye Israeli yabibakoreye ishingiye kuri Kristo ataraza. Yesu ashimwe. Amahanga y'isi azumva ibyiza ndakugiriye. N'ubu turacyatangara ukuntu Israeli yimuye amahanga y'Abaharabu ikayirukana igafata umwanya. Umunsi Abaharabu bateranye ari benshi, ibihugu 10 ngo bizimye Israeli ku ikarita y'isi, niwo munsi yaguye impamo. Haleluya. Ejo bundi Netanyahu atanga disikuru nkunda, aravuga ngo Imana ngo yatuzahuye, ngo bwa bwoko bwishwaga bwakorewe jenoside ngo n'ubu buracyavugwa, ngo Abafilisitiya bari bagiranye, ngo n'abandi bari bagiranye, ngo ariko twebwe turacyavugwa, ngo ku rwego rwa tekinoloji, ngo turi ku rwego rwa Amerika, ngo n'Uburusiya. Haleluya. Ngo ibintu byose ngo Imana yabitugejejeho, ngo iyo Mana iturinda ngo ni Imana idahunikira kandi itisinzira, yahagurukije ba sogokuruza. Ngo ibyo bintu ngo ikibabaje ni uko Hamasi itabizi. Haleluya. Ngo yaba Hamasi yaribizi ngo ntibidutera amaboko, ngo ibizi ko twubakize. Haleluya. Yamana idasinzira ihora iturinda. Imana yababwira rero ngo nzongera ngo ngarure ijwi ryo kwishima muri Yerusalemu, ngo nongere ngarure ijwi ry'umunezero muri Yerusalemu. Ibyo byose ndashaka kubabwira ko Imana yabigaruye muri twe muri Kristo
Yesu. Ngo nongere ngarure ijwi ry'umukwe muri Yerusalemu, nongere ngarure ijwi ry'umugeni. Hari harabaye amatongo ariko Imana yongera izubake. Ngo nongere ngarure ijwi ry'abahimbaza Uwiteka. Ubu ijwi ryo guhimbaza ryaragarutse. Tuza duhimbaza iki? Imana. Ngo nongere ngarure ijwi ry'abazana ibitambo n'amaturo zari zaracecetse. Ayo majwi yo gutambira Imana no kuyiturira ari mu mitima yacu kubera Kristo Yesu. Haleluya. Rero kababwire niba bariya barakorewe ibyo Yesu atanavuka, twebwe twavutse ku ngoma ye akaba ari mu mitima yacu, Imana izarushaho kudukorera ibikomeye. Twahawe ukuboko kw'Imana gukomeye. Haleluya. Yawe muri nzara ngo turabishimira ko twavukiye ku ngoma y'umwami wacu nyir'imbabazi. Haleluya. Muri Kristo Yesu nimo twerejwe. Imana iratweze tugira bera. Ibintu navuze twavuga 21 twaboneye muri Kristo, ariko nta mwanya reka mvuge ka bitatu. Nimo twaherewe ubuntu bw'Imana. Imana itugira icyo turi cyo ku buntu. Mwakijijwe n'ubu marishimwe. Ntibyavuye ku mbaraga za, ntibyavuye no ku mirimo kugira ngo hatagira wirata. Haleluya. Aho muri Kristo, muri Kristo ni Imana yadushize ngo nibaha kuba muri Kristo Yesu. Imana yadushize umo Kristo n'iki gihugu twicayemo cyangwa inzu twinjiyemo. Muri Kristo ni Imana idukomereza abo n'Abakorinto. Muri Kristo ni Imana yadusigiye amavuta. Haleluya. Yo kutwimika tukaba batanze n'abantu. Imana ibahumugisha. Haleluya. Yarangiza iminsi disikitaba ku mbuga nyinshi, tukadisikita bamwe bakazana inyigisho ngo za deliverance ngo zo kubohora. Amen. Kababwiye ati nabohowe umunsi ninjiraga muri Kristo. Abandi ngo muze tubasengere ngo imivumo ibaveho. Tinabohowe imivumo yavuyeho umunsi ninjiraga muri Kristo Yesu. Kuko yabaye ikivume kugira ngo njyewe mpabwe umugisha wa Abrahamu. Abandi bakababona muze tubasiga amavuta. Nzagera ku matorero ngasanga hari udututi dufite ibirahure. Amen. Bakazana amacupa y'amavuta bagatereka. Ntabwo nta mavuta ava muri Israeli. Noneho niyo baza basukaho abantu ngo abantu babone umugisha. Aho tukaba turi ku rubuga turi benshi cyane, abantu bavuye Uganda, Tanzania, Burundi babashumba. Ndababaza ndetse abantu baza bakoresha amavuta kugira ngo babone imigisha y'Imana. Batazi ko twasizwe n'umwuka dusigirwa muri Yesu. Ndetse bakoresha ayo mavuta. Umuntu umwe arambwira ngo amavuta bava muri Yerusalemu, niba muri Israeli bayita amavuta ki. Amen. Ndababwira ndako mwambabariye timugakoresha yinka ko ariyo mweza mukareka y'ibiti. Amen. Umuntu umwe ahita yandika ngo uyu ni dupinga amavuta ngo nimukure ku rubuga. Undi arababwira ati mureke twumve icyo atubwira. Yesu ashimwe. Twagize discussion iminsi 2 mbereka ko Yesu yatubereye amavuta. Noneho umuntu umwe arandika ngo very very interesting. Ngo hano hari discussion y'abanyamavuta n'abanyamwuka. Haleluya. Ndabadizikita ndabwira ati ubundi amavuta agera haba bereka ikigirwamana. Ntimubone Yesu mukabona amavuta. Kandi amavuta nayo muto. Tubona yo mwasize n'induzi yatekeje. Amen. Haleluya. Timama bigatuma muyagira ikigirwa. Timugatsimbura Yesu n'imbaraga ze mukumva bamenye amavuta niho mwakize. Niho mwamerewe neza. Hari undi mupasiteri muri twe wagiye Israeli azana amavuta, azana amazi ya Yorodani, azana n'ubutaka bwa Israeli, avanga n'amazi y'u Rwanda n'ubutaka bw'u Rwanda, yubaka igikuta hariya Kicukiro. Abwira abantu ngo bafite ibibazo ngo baje kumirira kuri kiriya gikuta ngo kuko kirimo amazi ya Israeli ngo n'ubutaka bwabo. Icyo se kigirwamana. Amen. Haleluya. Yesu araduhagije. Nimwe Imana yadusigiye. Nimwe twaherewe gukiranuka. Reka turangirizaho, ariko Imana yadukoreye ibintu bikomeye muri Kristo. Icyaduha tukahumuka tukareba icyo turi cyo. Kandi icyo Imana yakugize cyo, iyo cyakiriye ubacyo. Iyo utaragishurirwa ubutarabacyo. Amen. Ariko iyo wacyemeye ukemera ngo ndakiranuka, ndi umwana w'Imana, nakiriye Yesu,
imbaraga ze ukabyemera ukabyicaramo urabitunga. Kandi na Satani yakurebye ahita avuga ngo yarabizi, azi turuwaze, azi uburenganzira bwe. Amen. Sinzi niba ari mwebwe nahaye urugero rw'abasirikare bo muri Kongo habaga inzego zose zikabisa umutekano. Mwandamiwe. Amen. Mumbabarire rero mbabwire urwo rugero gusa. Hakaba ba Sarume, hakaba ba Beseresi, hakaba ba Kadere, hakaba ba Nera, benshi kandi abo bose n'abasirikare basanzwe bakagenda bagira amabariyeri, wagera aha bakakwaka irangamuntu. Noneho yakwakira irangamuntu ukayimuha akayibika aho kuyigusubiza kugira ngo umuhe amafaranga abone kugira ngo kuyiguha, ariko agashaka uko ashoboye kose agakora uko ashoboye kugira ngo ugire ikosa, akakwakira irangamuntu ukayimuha, akakwaka resepase kandi ari mu gihugu kimwe barabasigaye bazivuga ukayimuha, yaruha akakwaka karite yo kubatizwa kandi atari pasiteri ngo karite y'abateri kugira ngo uyibure nabwo avuga ati wabuze kimwe amafaranga uja kumuha yiyongera, ugasanga rero byabaye ibibazo. Noneho bukeye menya ubwenge n'abandi ntabushe babivuga ngo basabe karite ndayibereka nanga kuyimuha kugura batayibika, ngo basabe resepase ndayimwereka nanga kuyimuha kugura batayibika. Abura rero ahafatira kuko nta kintu cyaje afite, arandeka ndagenda numva ko yongorera mugenzi we wa Zakle, nuba ngo uyu muntu arahumutse. Nuko nuko bimera. Noneho Satani nawe iyo akubwiye icyo akubwiye ntubone icyo gusubiza, yakubwira ngo umunyabyaha tumubwira uti Yesu yarabibabariye, yakubwira ngo uzapfa tumubwira ngo biranditse sinzapfa ahubwo nzagera gute nzapfa, yakubwira ngo nakumva nta maduwa yawe ufite ahita kwica, ariko iyo asanze ufite amaduwa yawe abwira abadayimoni ngo Zakle ngo uyu muntu arahumutse nimumureke agende. Haleluya, haleluya. Rero mwebwe ibi byose Imana yabakoreye muri Kristo Yesu mubigire ibyaha, mugende nk'abana b'Imana, mwumve ko muri abera b'Imana, mwumve ko Imana yabambitse ku kiraro, mwumve ko ijuru ari iryanyu, mwumve ko mufite imbaraga zitsinda Satani, mwumve ko abadayimoni uba ari mwaruta imbaraga z'abadayimoni, kuko uba ari mwaruta uri mubizi. Ariko ikibazo cy'abakristo ni uko Imana yabakoreye batabyemera. Amen. Akaza akaririmba ngo narabohowe, mfite imbaraga, ngenda n'imbaraga, yagera mu rugo igiti cyanyura ku mabati bumva ipusi. Izo nizo babamo. Noneho ibyo aririmba ntabyemera, akaririmba akaba ari wakavuga ko ari umusizi akongera akagira iki ubwo. Hakaba n'abandi bavuga ubutumwa narabababwiye baza kubasubiza inyuma, babasubiza inyuma bakabavana iyo Yesu yaricaje, kuko twapfanye nawe, tuzuranwa nawe, tuzamuranwa nawe, twicarana nawe mu ijoro mu buryo bw'iki bw'umwuka. Iyo ngiyo twicaye mu buryo bw'umwuka nta badayimoni babayo ntibogerayo, ariko umuntu akaza akagusengera akakubwira ngo ngo dore ibintu bikuzungurutse, ngo hano hari amagufwa, hari amashara, agasore akagutereka mu badayimoni, akamara kwizera kwawe akagutera ubwoba. Iryo ni ivugabutumwa negatifu. Ariko ufite ivugabutumwa ryiza akubwira uko Yesu yagukuye mu mwijima akakujyana mu bwami bwe, akagukura mu mbaraga z'umwijima akakujyana mu mbaraga z'Imana, akakuvana kwa Satani, akakubohora kubwo kwizera. Haleluya. Kandi wabyizera ukabitura. Imana ibahumugishe, Imana ibahe kwizera Yesu, Imana ibahe kwizera ibyo yabakoreye muri Kristo Yesu ashimwe. Haleluya. Ya turarangije. Imana ibahumugishe. Zambwira abantu umugani gusa, umugani kavuga nti mbaye ndi mu cyaro ndi mu kazu k'ibyondo, ndara kuri ibi bintu ku makoma aya y'intoki, kuko narahageze hari hamwe nageze nasasira amakoma nyine nagiye kuvuga ubutumwa epfo kuri Nyabarongo. Noneho Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akantoma muri kabine y'abaminisitiri akavuga ngo Absalomu Mudahigwa wabaye minisitiri. Amen. Nakora ibintu bibiri nibyo abakristo bazabona. Icya mbere nakora nahita mvayo kava muri ka kazu ngataha i Kigali. Yes. Kinjira mu nzu ya minisitiri, nkinjira muri vewiti ya minisitiri, ngaja muri kabine ya minisitiri,
ngashyesha mu nama z'abandi z'abaminisitiri ubuminisitiri bukandinjira kambara amavuta yawe nabageramo mukasuhuza kandi kaminisitiri kandi ntahindutse ari ukunesha ya ubuminisitiri niko bizabimera. Hari ikindi rero bakora indakoze ibyo ni uko perezida yonoma kigumira iyo ngiyo gushaka. Amen. Kaguma muri ka kazu k'icyo kaguma kurara kuri y'amakuru ariko kazabwira abandi ngo bagize minisitiri hawe wewe bakugize minisitiri. Amen. Niko abakristo bazabagira niko bamera. Yesu Imana ikababwira ngo nakugize umukiranutsi wizeye Yesu wabaye umwana w'Imana uri umwana wanjye ufite imbaraga ukigumira gusa muri ibyo ukahumiririmba ufite imbaraga wamara ukavuga uti ndapfuye uzaje mu ijuru karirimba uzaje mu ijuru wamara hagira ukubaza gusa uzaje ngo naje simbizi ngo tuzamenya icyo gihe ugasanga n'ibyo. Haleluya. Mwakwakiriye iby'Imana yabahereye muri Kristo ye. Imana idumugishe kadusenga Imana. Mbeshwaho no kwizera Yesu ntibigiye imbabazi ze mbubatiwe n'umukiza kwizeye Yesu beshwaho kwizera Yesu ntibigiye imbabazi ze mbubatiwe Mana warakoze udushira muri Kristo Yesu. Warakoze tuvuka ureka tuvuka kuri iyi ngoma. Kristo Yesu amaze kudupfira, amaze kwikorera ibyaha byacu, amaze gushenja ubwoko bwacu. Igihano kiduhesha amahoro cyari kuri we. Ibyaha byacu nizo yikoreye. Yakubitiwe gukiranirwa kwacu. Mwami yarashenjaguwe kugira ngo twebwe tubone amahoro. Kristo yapfuye mu mwanya wacu kugira ngo twinjire mu mwanya we. Waduhinduye abana bawe muri we, watwambitse gukiranuka, waduhaye ubutsinzi ku mbaraga z'umwijima. Reka umwuka wawe aduhumure, atwereke ibyo wadukoreye kugira ngo tubigenderemo. Nicyo gituma ijambo ryawe rivuga ngo imirimo wakoze uhereye kera kugira ngo tuyigenderemo iyo wakoreye muri Kristo Yesu Umwami wacu. Garura ibyishimo mu mitima yacu, ibyishimo byo kumuhimbaza, amajwi yo kumuhimbaza, amajwi kandi ibyishimo byo kumutambira, ibyishimo byo gutanga ibitambo, ibyo gutanga amaturo ndetse n'ibyacumi, tukwishimira Mwami, twishimira imirimo wadukoreye yaduhinduye abana bawe. Sabiye ubwoko bwawe, sabiye ubuyobozi bw'iri torero Mwami, n'abadiyakoni n'abandi bose bafatanije bafite imirimo bashinzwe, n'aba baririmbyi Mwami, ndetse n'abakristo bose ubahumura amaso bamenye icyo bari cyo, bakwitangire, bagukorere, bagukunde Mwami, badasunikwa. Urakoze kutugiriye neza, tugukomeye amashi, tugukuriye neza. Amen. Hallelujah.